mbega tukabuza kugira ngo bataza guhuza inama, kugira ngo bataza kugira ngo tutaza kubona ataza kugira abatuzubaza ugasanga baje kudutera. Ubwo bibaho, hatinzeho n'iminsi myinshi cyane, none bigeze ku itariki 11 numva bivuga ku kagago twari twicaranye, none mbonye bamanuka ntereka njyeyo njye kureba nanjye njyane nabo, ngeze ntiyambona ishaka n'umuhoro wa mugari, twari tuvuze ko tuvugana, natwe twari dufite ko tuvugana, ndongera nisuye mu gahuru ishaka n'umuhoro byavuka n'abicanye bene babo nyine. Twebwe rero baravuga ngo urinde ndi kabiri. Ni ukuvuga ngo isiri mwakoreshaga muri bice bya Gishari ni kabiri, abantu bari interahamwe bagendanaga isaka n'umuhoro. abatutemo bihishe Twari kabiri gusa, kuko umuntu yatorokaga aje hano aza kutubwira yazutuzagamo, twamutengera ngo urinde ngo uri kabiri. Ngeze hirya mpuma n'imvubu nyigenda injya imbere nyigiye inyuma, njya imbere nyigiye inyuma, ngiye kumva ngiye kugera nko haringana n'iwacu, numva abantu barimo baramanuka, abandi bamanutse bahunga nabo batorotse iryo joro, witwa Karuga w'Ikavumu aramenya ati vuba tujyane iwacu, mfite data bukwe wanjye ni umuhutu, araduhisha. Leta yagerera namubwira nti igendeye nge si ntaho ngiye. Ubwo ivu bikubita mu mazi nanjye nikubitamo, ngera hakurya, yagendaga gutya, ntabwo nayitinyaga, ahubwo nagira ngo inyice. Ndamuka ngeze iwacu hakurya nsanga bahatwitse, araza mbega iramoka ikajya bwira wambabariye rwose, ikajya ku munwa wanjye ubu avuga rwose wambabariye, mbwira nkundira agenda imaze ntigeze iwabo mu rugo, hari hafi iramoka indeba, bose bararunguruka, ndavuga nta hantu ndahaguye kweri, hari bugiye gucya, kandi nkumva nkotanye, nkabona amasasu arance hejuru, ntibara n'inkotanyi, nta muntu wakwirasa mu gihugu hagati kandi arwana, ko byajya aha barwanya zagaruka gutya, ndavuga ntakari ihangane. Ubwo rero naho wa muhungu agize araharambwe, abarambonye aziraha ati humura nta kiba, ati nta kiba rwose, ntabwo nzakuvuga. Nuko arangije rero nkagenda abwira nyina ati amata, nzanira amata mu cyansi n'ikijumba birananira kubinywa. Arangije itotezwa kuri wowe byatangiye muri 1973 gahundira n'i Buganda, byagenze gutya byari yafashe igihugu cyagiye nyine akaranga ibyo yakubwiraga, bakubita n'abarimu, bakohereza abanyeshuri bakaza gahene gukubita abantu. Mama yaravuze ati abantu barica abantu, reka twigendere, twari dufite nk'umutara, twari dufite na sogokuru barakubitaga, bari batatangiye kwica, ariko abenshi ubwo baricaga, ntabamenya bapfaga, abari bakomeye. Twebwe badushoraga, yagiye kubidohora, twe twaragezeyo. None se nyuma mwagiye muri 2023 mwagarutse ryari? Ngewe nagiyeyo, naje mama byamaze kudohora aragaruka, njye nguma mu noneho inayi na kabiri batwirukanye i Bugande, ndagaruka ngaruka inaha njya muri aho iwacu batuye, inka zishize mbega. Hari mwene wacu witwa Kabashoro utuye hepfo y'iwanjye, bari barashaka byara, none ndazinduka kare, yarabita abantu b'interahamwe bakoraga iwabo. Yego ndagira navuga nikaba urimo urashya abantu guhinga, habyaye Imana yapfuye, abanyazi ntibyarangiye noneho. Atakasha arabyuka, yajyaga atwara abantu rero muri nuko arangije arabyuka kare, nsanga n'abana b'urumuna banjye bagiye guhinga, ndazangashe ntaso ntugiye guhinga, ubu tuzanabirya. Tutaramara iminota 30 tubona Murambi hariya kwa Gatete harimo haraka, kirirwa twuri ibiti. Nti muri murahinga, habyara yarapfuye, mu majyango ntitwashize hari ukundi, ibintu twari dusanzwe turwaye, kandi data yaratubwiye ko iyo aba bantu badashobora tutabizera, kuko buri gihe iyo habaye ikintu bashaka kugira ngo basahure imitungo y'abantu, ntimukabizere. Nuko ndagira namubwira abwira abakozi b'abakiga bari bambaye n'imyenda ya Mirenide, ati mwese mutaye muva aha ngaha, arabirukana. Ubwo rero hari undi witwaga Modesta, duturanye no mu Gitaliyani nakubwiraga aho ngaho, niko duturanye mbega nuko tumeze. Noneho ndamubwira nzi ko umuntu yapfuye, ati ubu urimo bwata bigeze gute? Noneho reka nkwereke,
yavuye kwa Munyamba aho yakoraga bamuhaye amafaranga ya avansi, arangije aramubwira ati rero buri muntu wacu mwese babiri mujye mu gatsiko k'akabari akaduha amafaranga yo kujya kunywerayo, nkajya muri aka n'undi akajyayo n'undi akajya hariya n'undi akajya hariya, mbega tukabuza kugira ngo bataza guhuza inama, kugira ngo tutaza kubona ataza kugira abatuzuwaza ugasanga baje kudutera. Ubwo bibaho hatinzeho n'iminsi myinshi cyane, yazambwira wa mugabo akabasha ati reka tujye gutereta twumve aho biherereye, tubwire kose ya Karanguyu n'undi mugabo duturanye witwa Karigenzi, noneho twumve ni responsable turebe icyo badufashaho. Araza tujyayo barabahakanira, uwo bitaga mugenzi we hirya haravuga ati aho kugira ngo mbane n'abatutsi ntibyakunda, nta myumvikane yabo bashaka. nuko bageze aho buracya, ubwo ku itariki 12 ubwo hari kuri 11 kuri 12 tujya kubona tubone bose basasakaye, induru ziravuga baramanuka ahangaha ngo tugiye gutega, batumanuka n'abateragaye nazi tugeza turiruka dushoka uruzi twese, buri muntu waratetse bagiye kurya twese turabita, dusigaye ababyeyi bacu twebwe ntabwo hagiye baba abasore n'inkumi zizi koga, turoga tugera Ruhunda tumuze ukajya turaruhuka, bamwe ariko barimo barica bamudafunga babica hakurya, mbega tubonye ko byarangiye. Ruhunda iratwihorera yagiye iki twihute turabacumbikira tuzamuka, noneho bakajya baza nijoro bati turashaka umuntu witiranwa natwe witwa Gahutu, ntawe urimo ubwo naba umuhutu umwana we Gahutu tujya kumugaburira, baragiye bati Gahutu, naho barareba umuntu bari baduhungiyemo koko twari twajyanye benshi cyane, bakajya bona batoranya umuntu ngo ujye kurya umwana wacu uri Gahutu nkanjye turitiranwa, bagenda bakuramo nuko barakenda babwira rero Karisize we ageze mu nzira ahora undi mwarimu n'ingiye ngo bigishana agasizi ko byageze, nawe aramutwara amuhisha iwe. Ubwo ndakomeza mbona ngenda tu izi saa munani iki gihe ngeze igishari, ubwo tuhageze ibyabaye nyine ubwo barabyumvishije babikubwiye bihageze, noneho nari kumwe na muri Suriya twarindaga ku ipoto imwe, nabwo ntabizi waretse noneho haza abasirikare, ibyo nabyo ndabiretse byo kuri tariki 20 bazaga ko 15 ndagira ngo mbiguruke twihute, nuko bageze baza hakurya bararasa nabwo ngiye byo gupfujya byarangiye, ndagenda ndeba ibuye dikubita umusirikare arashe arasa umugenzi wanjye, arangije kubitaza ati yewe ati mpamazi ndayegwase ndayekura ariko bayishe kare batwiciye n'amazi, nanze kugomeza muri byinshi. Ubwo ndagenda avuga nciye kwa Rubarija ngera n'uriya muri umuntu wanjye nayifite bari umuntu babiri, turavuga tureka tujye Rwamagana dukomeze tugende aho twapfumuraga inka zatugendagaho, twagiye tugiye kwambuka ngo tujye Rwamagana dusanga abantu bagiye gukubitwa gato, mbandagurutse ngeze hirya barandasa barankurikirana bandasa n'amasasu, bamusirikara nkurikirana adasa amasasu atatu ntihampamye, noneho ndiruka hari ahantu hari uruzitiro ruzitiye umurimo, banyirukankana ngeze aho mbonye ko byarangiye, nuriya mpfumura muri sengenge nambaye n'imyenda ntihagiye ikintu kimfata, noneho ndiruka noneho bajya gutangira ngo bajye kuntega, haba haje undi mugabo witwaga Modeste wari utuye hari Iruhunda bamwirukankaho, ubwo narenze metero imwe nta mwuka nari mfite, ndagenda nsanga agahuru nkaha karimo isusa ariko gatoya cyane, ndagenda n'ubusa ndagasesa nangize nubikamo inda, nubitsemo inda ndaceceka, haza umuyaga mbega n'utujojoba twa saa 11, yeko nabone mu bataramanutse urarunja hejuru, ibiti bihora bishinyitse cyane, babeshya ndakurya shane burira nkurya. Yeze aho mbaho yakumva numva baravuga ushaka n'umuhoro, nako baravuga ngo inkotanyi shango zaruteye, naho babandi imbunda bati inkotanyi zaje namwe muri aho, numva bivuga ku kagago twari kwicaranye, none mbonye bamanuka ntereka njyeyo njye kureba nanjye njyane nabo, ngeze ntiyambona ishaka n'umuhoro wa mugari, twari tuvuze ko tuvugana natwe twari dufite ko tuvugana, ndongera nisuye mu Gahuru ishaka n'umuhoro byabaka nabicanye bene babo nyine. Twebwe rero baravuga ngo urinde ndi kabiri, ni ukuvuga ngo isiri mwakoreshaga muri bice bya Gishari ni kabiri, abantu bari intera hamwe bagendanaga n'umuhoro, abatutsi barimo bihisha twari kabiri gusa, kuko umuntu yatorokaga aje hano aje kutubwira yazutuzagamo twamutengera ngo urinde ngo uri kabiri.
ndi kabiri kubera ko Eh, icyo gihe ni iseri yawo. kugira ngo wenda abantu babyumve hari abantu bamwe bari bahungiye mu bandi batazi ko Bari bahari baranadukase baragenda nijoro, hano bababwira ngo batahe. cyangwa ugahura n'umuntu ari interahamwe utabizi Mm. akaba yakugirira nabi Eh, cyangwa ukaba wabona mwene wanyu ari nuko rero bigeze aho, ubwo urumva ko twagiye muri umuntu wanjye bamaze kumurasa nkaba ncitse urwo rupfu ndiruka ndabasiga, ndagenda nigira muri ako gahuru, umwumbati ugeze nijoro umaze kungwa iruhande, ndabyuka nteko wabyuka nkajyaho ndawuvuna, nkuvunnye ngiye kurya urananira, none nkajya ngira nkurigata kugira ngo amazi ajye mu nda, nayo birananira. Bigeze saa tatu numva abantu baracecetse, ndamanuka mpima ikirere kigira uruhunda muri porojo, urahazi hari umuhanda wajyaga iruhunda munsi hirya ya polisi, hari igishanga kimeze gutya, ndagenda kugira ngo nambuke icyo gishanga, cyantwaye nk'amasaha ane kwambuka umuhanda kugira ngo njye mu gishanga. Abo batemeye muri cya kiraro barimo kuboroga mbumva, ndagenda ngezeho bimaze kuba nka saa yine numva nta mukikoma, ndagenda ndambuka, nambutse hari umugende wacagamo amazi bari barushyemo abantu kugira ngo aya mazi nagiye kuyagwa nagira ngo nishyushye, ndagotomera umwumbati ndawujugunya urananira, njya no hirya nahabonye ibijumba njya gucukuramo ngo mpikire, nacyo kirananira, ndambuka njya ahantu hakurya iruhunda, ngenda kuri iyi nkengero y'uruzi, ndavuga nti ariko akwisubira iwacu ko abaje bavuga ko twapfuye, sinagenda nkihishayo ntibazanamenya, nkazamva amakuru yaho. Ngeze hirya mpuma n'imvubu, imvubu nyigenda injya imbere nyigiye inyuma, njya imbere nyigiye inyuma, ngiye kumva ngiye kugera nko haringana n'iwacu, numva abantu barimo baramanuka, abandi bamanutse bahunga nabo batorotse iryo joro, uwitwa Karuga w'Ikavumu aramenya ati vuba tujyane iwacu, mfite data bukwe wanjye ni umuhutu araduhisha, ndetegereza namubwira nti sha igendeye njye si ntaho ngiye. Ubwo ivu bikubita mu mazi nanjye nikubitamo, ngera hakurya, yagendaga gutya, ntabwo nayitinyaga ahubwo nagira ngo inyice, ndambuka ngeze iwacu hakurya nsanga bahatwitse, ndagarutse pe nta wunzi, nsanga bahatwitse ndabihoreye, none ndavuga ariko se kwaha ejo ntazabona icyo ndya, hirya iwacu ko ari ibijumba bajya gukuramo nkabashyizemo nkabigira umutura, nkajya nyunyuza amazi nkajya mbinyunyuza ku manywa, ndagenda mpageze ndagenda ibijumba ndabyotsa, bimaze kubimutura nyunyuza amazi yabyo, ntabwo cyashyaga ngo wakimira, dore aha hose hari harakebutse, ndavuga ntaka nkweke noneho bake ugiye gucya, nako ndagenda nzana uturere tw'udushankara musasa iruhande rw'umurondota, numva ndashyuha ngiye kumva numva ndasinziriye, inyoni zivugira hejuru, ndabyuka iwacu hari ibishyimbo birashya gutya, ndagenda nseseramo, ndagenda njya ahantu heza nka kuriya, nkajya nihisha, ndaryama, haza gukura ibijumba rero bajyaga ishati yo kuza gukura ibijumba by'abo Abatutsi nyine, baraza barakura ndabareba, hageze aho nk'uko umuntu agira ibyago haza imbwa iramoka, umunsi nongera ndazamuka, ngeze ruguru ngo aho abana b'iwacu ba mukuru wanjye bari bari, ba mukuru wanjye baho bari batuye, baturagera aha ngaha barakwica, bati igendere, genda ujye kwa Karigenzi hariya nibo rwa nyuma, ndongera ndagenda nsanga haba ibiyorero, ndacukura, ndavuga nti aha hantu hari mu rutoki rwacu, bajya baza gushakamo ibitoki, azaza banyice ahansange, reka nkwereke, reka nimuke njye muri uru rutoki rw'uriya muhutu mwene wacu duturanye aho ngaho, aba ariho nihisha, ndagenda mfata ikiyorero, ndagenda ndagicukura, njya muri twekere, ntacyo twapfanaga, twari duturanye, ariko murumuna wanjye yari yarabyanye n'umukobwa we, wa muhungu waje nimugoroba yabyanye n'umukobwa, n'ubu barabana, noneho haza kuza wa wundi agiye kuzana imigozi y'inka, araza mbega iramoka, ikajya wambabariye rwose, irajya ku munwa wanjye ubu, avuga rwose wambabariye, imbwa irankundira agenda, imaze ntigeze iwabo mu rugo, hari hafi, iramoka indeba, bose bararunguruka, ndavuga nta hantu ndahaguye kweri, hari bugiye gucya, kandi nkumva inkotanyi, nkabona amasasu aranca hejuru, ntibara n'inkotanyi, nta muntu wakwirasa mu gihugu hagati kandi arwana, ko byajya aha barwanya zagaruka gutya, ndavuga nta karihangane. Ubwo rero naho wa muhungu ageze abarambonye, aziraha ati humura nta kiba, ati nta kiba rwose, ntabwo nzakuvuga,
arangije rero nkagenda abwira nyina ati mpa amata, nzanira amata mu cyansi n'ikijumba birananira kubinywa, arangije ati guma aha. ubwo muhungu ni musaza Noneho arangije arangije abwira nyina ati kandi n'inka zanyu ndazifite, ni ngizo zo nziza, nimba avuga ibintu ntuvugize ko nuko ubwo ndaharaye, wa mugabo ngiye kumva numva mu gicuku ku itariki 10 nabo bamubwira ko mpari, bose yarampamagaye arambwira ati huma nta kibazo gutwara nta wundi, naho bamenye kera ahubwo ngo tubaza dufatira umunsi umwe badutware. Noneho ngewe rero nkagenda kuri uwo mugabo, akagenda umuhungu akanzanira nk'amata nkayanywa, najyaga njyayo ku rugo rwabo, none ngo naza ansanze nazana n'abantu mwumve, nkagenda nkajya ku irembo kwaza nkamubuza imbere akansanga ahandi, yamara kuhava maze kumwimuka nkajya ahandi aho naho nagaburizaga, narinze mpava atarabona aho ndara. Noneho mu gitondo baravuga ati amahoro yatashye, abahungu twazanye bikavumu babishe mu gitondo mbumva barimo kubahundagura, ngo babajyana kwa sebukwe, ndavuga nti ibi ntabwo bizashoboka, mfite abantu b'interahamwe b'abakiga bahatuye vuba, bajya baza bakarara umwana akanyahirira hejuru y'inyana zikaza zikandira ku mutwe, bati ibyikwasaraha nta handi, baramubwira ati ariko arahari, ariko aba yagiye, mujye kumuhiga mu bisambu, bajya muri parafo bukeye aho ngaho izo nyana zikandira hejuru. Niwo umuhungu niwe wari ubizi, wa wundi nyine wakabaye nk'ubu muramu wanjye. Ntabwo byari mubaza, bashyiraga ubwatsi bw'ivu bwe, yari imico ya kera cyaye, noneho bakazirika ubwatsi aha, njye nkajya bakazirika ku giti kiriya, zari inyana nyinshi, wewe nkegera ikizu, njye zikandira hejuru, rero ubwatsi zikajya zirya ntizindebe. Noneho bukeye hashize iminsi yangu ni nk'ibiri kuri barambwa, numva abagore bavuga bati abagore bagiye kubashora, bati none hano baragenda bajya intuza hano isinda, wa mugabo wacu nawe yari interahamwe n'ubu arafunze, agenda azamuvuga nijoro ati rero ibintu byakomeye, bagiye kubica bose, ngiye kuguherekeza kugeze Rwabitsare mwirwarize. Ibyo basanzwe batangiye kwicana, ubwo bandiriye inku iryo joro, nari mafite inka mu rugo rwabo, baraza barayimwaka, njye ndeba bahitanye n'ukuguru kumwe, igenda iboroga ntibanayiriye, ngiye kubona uba saa 6 z'ijoro, inkotanyi zahageze, ngiye kumva babanje bafata uwo bita Bahigi, nawe mbega amakuru twaramenyanaga, burya abantu bose niyo batagira telefoni baravuganaga. Ubwo baraza bati hari Byikwasi, baza bahamagara ngo Byikwasi, ndihisha ndatinya, none igihe banyica. Naho ubazanye nawe niga kushwa w'interahamwe witwaga Ndagije Imana, yari umwana w'umukiga w'ahangaha, bari bahatanye ntibanahagarutse rwose, kuva bagize bahuse bagenda burundu mu byanjye aho ngaho. Ubwo nuko naharokokeye aho hantu ngewe rwose. Wigeze kumbwira ugitangira ko itotezwa kuri wowe byatangiye muri 1973, ugahungira n'i Buganda, byari byagenze gutya? Byari yafashe igihugu cyagiye nyine akaranga ibyo yakubwiraga, bakubita n'abarimu, bakohereza abanyeshuri bakaziga hene gukubita abantu. Mama yaravuze ati abantu barica abantu, reka twigendere, twari dufite nk'umutara, twari dufite na sogokuru barakubitaga, bari batangiye kwica, ariko abenshi ubwo baricaga, ntabamenya bapfaga, abari bakomeye. Twebwe badushoraga, yagiye kubidohora, twe twaragezeyo. None se nyuma mwagiye muri 2023 mwagarutse ryari? Ngewe nagiyeyo, naje mama byamaze kudohora aragaruka, njye nguma mu noneho 82 batwirukanye i Bugande, ndagaruka, ngaruka inaha njye muri iwacu batuye, inka zishize mbega. Muri kino gihe turimo cyo kwibuka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, ubumwe n'ubwiyunge muri kano gace kanyu no mu murenge wa Muhazi, ubona byifashe? Wenda kubwifataho simvuga ngo ndakurikirana umuntu, ngewe iyo leta yarekuye umuntu ntacyo mukurikiranaho, ahubwo se uhe imbabazi n'umuntu utabonye, ntabaza yarangiza igihano akaza akajya kwihingira. Iyo duhuye turasangira, ntawe umuhiga.
ariko reka reka nta yindi ntambwe bateye ngo babasanga. oya ntayo. Mm. Byifashe reka tubashimire. Turabashimira umwanya wanyu mwaduhaye kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Murakoze nawe.